Sitanyamanza kutangaza wema wako ulinitendea. Sitanyamanza kutangaza wema wako ulinitendea. Turangije hari ni groupe y'ubucuruzi maze kunyandikira kugira ikivuga nawe turayakurikiza izi. Hano kunyera ijisho nawe ukajya ureba. Kwa njia ya matatizo ulienda nami, katika shida hukuniacha. Ulinishika mkono, ulitembea nami Baba we. Sitanyamaza kutangaza. Kwa njia ya matatizo ulienda nami, katika shida hukuniacha. Ulinishika mkono, ulitembea nami Baba we. Sitanyamaza kutangaza. Sitanyamaza kutangaza wema wako ulinitendea. Sitanyamaza kutangaza wema wako ulinitendea. Baba wa rehema, ulinishika mkono Bwana wa rehema. Siwezi nyamaza, tangaza wema wako. Sifa kwa Mungu. Uliniahidi Yesu utaenda nami, katika shida hautaniacha. Baba wa rehema, utanishika mkono, utembee nami Baba. Sitanyamaza kutangaza. Uliniahidi Yesu utaenda nami, katika shida hautaniacha. Utanishika mkono, utembee nami Baba. Sitanyamaza kutangaza. Nitatoa shukrani gani Baba? Nitaimba Haleluya. Waundi wasabye ijambo ariye mucuzanye nawe ibiki ibirayi no. Murakoze cyane kandi mutubabarire kuko twatwaye umwanya. Mu mwanya bari batanze hari twari ko dutekerezaho kuko hari umuhungu tutari kumwe kandi dukorana mu birayi. Mu mwanya wiwe nabyumviye nk'umuntu mukuru ndavuga nti uyu yagize ibyago. Nkunda kuvuga ngo nabakazana kandi nabakazana ntabwo nogera ishyirahamwe ndimwo nawe arimwo ahahira uturayi ngaho akabona umugati nawe akabona uwundi. Ntabwo twogenda uko nibaza ko natwe mu kugaragaza umubabaro dufise natwe tuzovugana ejo imitwaro 5 natwe tuyimushikirize yihangane cyane. Twese turi ku rugendo nta numwe azorusimba. Murakoze. Murakoze murundi kuko usiko buriya urigashishekanye ijambo kweli. Yesu nashimwe. Hanyuma rero tugiye kumva ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kugira ngo twegeze umukonya kuri yo gwerekeza mushiki wacu watuvuyemo. Nsaba kugira ngo bikorwa mu nyawuti nyine abantu mwihangane kuko ndabeze tuvuye Furiya hano hari amazi yateguye turangwa tuvuye kusherekeza mushiki wacu. Muri ihangana rero muri ndabasabye kwihangana kuva mu gatondo nanjye rwose ndimuracunguza uburyo mwe tugira murabireba nubwo amasaha yiruka nkanjye ndakoresha ibishoboka byose nanjye nkabyirukanza ariko niko bigomba kugenda. Nibwira kandi urihangana abaturutse kure turabacumbikira nta ribi urusengero ruhari. Yesu nashimwe kandi n'ubundi nsabe muzehe Pastor Thomas ijambo ry'Imana. Karibu. Mana data wa twese uri mu ijuru
turagushimiye kubwo umugambi wawe, integuro yawe siyo nteguro yacu. Mana rero muri umwanya turasabiye umuvuzi w'ijambo ry'Imana uyu mwanya neza mwese kandi umutunganye rwose, ijambo ryawe rigire ububasha n'ubushobozi muri twebwe. Urakoze Mana, ushimikire umukozi wawe mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Muri uyu mwanya rero tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana. Nagira ngo hanyuma turiganireho mu minota mikeya. Natangiye mbabwira ko yari umurariko w'Imana, nta muntu wahawe invitation kugira ngo azabe ari hano aya masaha, ariko Imana yaduteguriye gahunda yo kuba twicaye hano, hanyuma kugira ngo kandi twumve n'ijambo ry'Imana. Tudatinze rero tugiye gusoma mu gitabo cy'umubwiriza, igitabo cy'umubwiriza ibice byaho bitatu. Dusome duhereye harako, turasoma 20 yonyine, ibyinshi abacu babivuze, hanyuma kugira ngo tuganire kuri ayo magambo umwanya mutoya. Mutwe w'amagambo uravuga ngo Imana igenera ikintu cyose igihe cyacyo. Murongo wa mbere haravuze ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibikuri. Imana ishimwe. Niyo 20 yonyine nagira ngo tuganireho muri aka kanya gatoya dufite. Aya ni amagambo yanditswe n'umukozi w'Imana Salomo. Salomo yari umwami wa Isirayeli, akaba umuhungu wa Dawidi. Rero kugira ngo yandike aya magambo, hari ibintu byinshi yari yaritegereje, hari ibintu byinshi yari yarabonye, ariko arangije abona igihe kigenda gisimburwa n'ikindi kigahita kigashiraho. Yesu nashimwe. Abona igihe cyose kiragenda kikarangira. Wone ikintu kigira itangiriro kigira n'iherezo uko byagenda kose. Yitegereje rero mu myaka yabayeho, ngira ngo twibukiranije yabaye mu bihe byinshi bikomeye, kuko niwe mwami washatse abagore 1001. Hanyuma kandi aca imigani 3000 aririmba n'indirimbo 150. Urumva ko ibintu byose yabyitegereje, arabireba, arabibona. Arangije rero mu busaza bwe nibwo yanditse kino gitabo, aravuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacyo. Aravuga ngo hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa. Yibuka yuko sekuruza Abrahamu atakiriho, yibuka ko Isaka atakiriho. Arangije aravuga ati uko byagenda kose igihe cyose kigirirwa igihe cyacyo. Niyo mpamvu nagira ngo twihanganishe umuryango, twihanganishe abantu wese muri hano. Ibi ntabwo bikwiye kuduherana. Nk'abakristo tugomba ahubwo kwishima tukanezerwa kubera yuko umwana wacu yatashye. Dufite ibyiringiro yuko tuzamusangayo igihe cyacu natwe nikigera, kuko natwe kirahari. Yesu ashimwe cyane. Ndibuka imivukire y'uyu mwana, twari mu giterane cy'uwacu n'ubundi yari yatuvuyemo Madamu Pastor Tom. Twari twagiye mu mafarije. Mu bikurikire genda cyabyibuka, nyumviye inkuru nahise nkurura ibyo bintu. Nyina araririmba ibintu biratunezeza, biraryoha, ariko hashize akanya abagiye kwa muganga. Baratugaterega burya yagiye kwa muganga. Tuvuyeyo hafi nka saa 4 cyangwa saa 3 ngo no baduhaye inkuru nziza ati yabyara. Turavuga ati koko Imana ishimwe. Haleluya. Rero uyu mwana igihe kiwe Imana yari yamugeneye cyo kumutwereka cyari icyo ngicyo. Amezi 11 ashize, iravuga ati rero nari namuberetse igihe cye n'iki ngiki ndamutwara.
mu rundi ruhande birababaje, ariko dufite ibyiringiro yuko wacu tuzongera tukamubona. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Hanyuma Salomo rero yanditse aya magambo kubera ko yari yaranyuze mu bintu byinshi, ariko yitegereje abona ibihe bigenda bisimburana n'ibindi. Umugabo wita Hezekiya wangu Imana yamutumye iramubwira ngo naraga ibyiwe ngo kuko agiye gupfa, agiye gutanga mu yandi magambo ngo yerekere ivure. Abwira Imana ati Imana, naragukoreye, nagenderaga mu by'ukuri, nagenderaga mu bitunganye, none se Mana bimeze gute? Mana iramwitegereza ati reka igihe cyawe, reka mbe nongeye ngo tuma umuhanuzi tugenda umubwire ati noneho ikongereye imyaka 10 n'ingahe 15. Ariko sigira ngo Hezekiya aracyariho, igihe cye cyagize gute? Cyarageze. Rero umuntu wese ari hano ndagira ngo nkubwire ngo nawe ufite igihe cyawe, ahubwo igihe cyawe kimeze gute? Igihe cyawe ni iki? Imana yabivuzeho, aravuga ati nk'abantu umuntu wese akwiye gushaka itorero agira gute abamo. Icyo yarashatse kwerekana ni iki? Yarashatse kwerekana ko ibyiringiro by'abanyetorero ari uko tuzongera tukabona abacu twatandukanye. Imana yacu ishimwe. Wowe ahubwo wiringiye ute kuzongera ukabona abantu? Babyeyi b'uyu mwana, reka mbihanganishe rata, mukomere mu gusenga, muzongera uyu mwana mumubone, kandi natwe tuzongera tumubone. Imana yacu ishimwe. Banyamuryango, uyu mwana tuzongera tumubone nitutagwisara. Ahubwo dukwiye gutekereza uyu mwanya twebwe abasigaye tumeze gute? Turimo turashaka ijuru gute? Turimo turashaka kuzabona uyu mwana gute n'abacu batubanjirije? Aho ni ikibazo kiri. Imana ati rero ati umuntu abonye isanduku, umuntu wese pressure azamuka. Aho uretse na pressure y'umuntu ayibonye kuri usanga umuntu wese yihari. Uwo munsi ahita bugufite rwose Mana nanjye ndakwemereye ibintu ntiyashize iminsi 2 agahita biva amatapo. Uriya ntirukingezeho, ntabwo agiye kintwara. Urya munsi niho rwari kuntwara, none byarangiye hari, reka ibi bintu mbivemo. Ubu uyu munsi ushobora gusanga hari n'umuntu uvuga ati rwose pe nakakanu nasomaga ndaba nkaretse, ahubwo nanjye mbonye ko ibintu birinyegera. Ashira iminsi 2 toya ati ndakanywa urupfu rwaragiye, ntabwo rukinkoze. Ariko ndagira ngo mubwire ngo ushaka wakorera ijuru ukiri muzima kugira ngo tuzabona abacu batubanjirije. Yesu nashimwe. Haleluya. Umugabo umwe ngo yigeze ari inshuti y'urupfu, wabwira urupfu ati rero wowe uri inshuti yanjye, uramenye uzamenyeshe, nuza kuntwara jye uzabimenyeshe, ntuzanjyane utambwiye. Urupfu ati ni icyo ushaka? Ati nzakumenyesha, turi inshuti, nzakubwira igihe nzaza kugutorera, hanyuma nawe icyo gihe uzitegure neza. Ati rwose uzanze unteguze nanjye nzitegura. Urupfu rero rurangije ruza rutwara uwo haruguru bari baturanye, ruramuhitana abaragiye. Ruragaruka rutwara uwo munsi y'urugo rwe, ruramuhitana abaragiye. Ucyaya rutwara uwo mu ruhande rwe, ruramuhitana abaragiye. Hanyuma rero buza kureba rero wa mugabo bari babaye inshuti. Ruraza ati rero uyu munsi none hano yinje kureba wowe, uyu munsi nawe nje kugutwara kubera ko amasezerano twagiranye, nakubwiye ko ugomba kwitegura, mpamya ko witeguye neza. Umugabo ati reka ntabwo niteguye, kandi ntabwo wabimenyesheje. Wigeze uza kunsura umbwira ko uzaza kuntora? Urupfu wa mugabo utagira ubwenge, intwaro haruguru yawe ntabwo wabibonaga ko naguteguje? Uwo hepfo yawe mujyana wari uri hehe? Ntiwari uhari? Ati nari impari. None se wagira ngo uteguze gute ko nakwerekaga yuko ndimo ntwara bariya ngaruka kukureye? Umugabo ati nuko bimeze. Ati rero ati reka ngusabe ikindi kintu kimwe, ngo najye kugusengerera inshuti yanjye, hanyuma rwose ndumva uyu munsi waba wihanganye. Urupfu uti reka data najya ari wowe shaka, ntabwo ngusiga, naraguteguje bihagije. Baturanyi bawe bose barabizi, nawe narabikubwiye, kandi urwo rupfu wari uhari, abene wanyu mbatwara. Aragira ati rero ngo najya kukugurira akantu bose amaho, ariko ntacyo. Urupfu uti nta kibazo tugiye. Hanyuma aragiye, umugabo ngo asengereye urupfu, ruranyweye, rurahaze, rurangije rurasida.
rusinze rero urupfu ngo ruhita rwiryamira rurasinzira ati rwose uretse mbe sinziriye nanjye nta kibazo gihari. Umugabo ngo aterura agenda y'urupfu ngo araza arayifata arambuye kuri paje y'abantu bagombaga nyine kugenda asanga ari ku mwanya wa mbere. Urupfu rwe rufite paje agenda yuzuye urutonde rw'ukuntu abantu bagomba kugenda, ngo asanga ari ku mwanya wa kangahe, ngo ahita avuga ati rwo rusinziriye reka jyewe nishyira inyuma, nirujya kumara aba bantu muzaze runjyane reka niyandike inyuma. Ngo ahita akura izina ry'iwe imbere ahita ryandika inyuma arongera bumba agenda aricecekera. Urupfu rwe rukanguka ati narisinziriye. Inshuti yanjye iri hehe? Ati ndi hano. Ati koko ndakwemera inshuti yanjye. Noneho ati nari naje muri raporo yanjye nari mfite wari ku mwanya wa mbere, none ndabihinduye ngiye gutangirira inyuma, ngiye gutwara mbere inyuma kubera ko bari ku mwanya wa mbere. Reka noneho mpita mbihindura, dore jenda ngiyi wari uwa mbere reka mpera inyuma. Haleluya! Waba ukomeye waba woroheje ntaho waruhungira, Mana yacu ishimwe. Waba ugenda n'indege waba ugenda n'amaguru, tujya turiba nitumbagira neza neza ufite ubwenge bwa kimuntu wakwibaza ngo iriya ndege ntiyagera hanze, ariko byanga bikundira hanuka ikaza hasi. Mana tugira neza cyane. Haleluya! Umugabo ati none se ndavuga ngo iki, nikuye imbere nishyira inyuma ngira ngo niho ruzagira gute. Ati urupfu rero ati rero ku mwanya wa nyuma rero mbonye hatangira wowe, niwe yari yishyizeyo nta kundi kuntu yari kubigenza. Urupfu rwangarugira gute, ruramutwara nuko byarangiye. Yesu nashimwe. Haleluya! Noneho rero bishatse kuvuga iki rero? Nta hantu warupepera, nta hantu waruhungira, kuko n'irembo ritwinjiza mu bundi buzima. Reka mbabwire barakore, ubu buzima turimo hari ubundi buzima hirya yabwo. Haleluya! Hari indi si nziza tuzabamo, hari ubundi buzima tuzabamo. Ntabwo rero urupfu rwaduherana kuko rwamizwe no kuzuka. Imana yacu ishimwe. Niyo mpamvu umwanditsi Pawulo yandikira Abaroma 18:18 yaravuze ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzagira gute, tuzahishura. Yarabonye abantu bababaye ariko arababwira ati reka mbabwire, mbonye imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzabamo. Hari ubundi bwiza tuzabamo burenze imibabaro tubonera hano mu isi. Imana yacu tugire neza cyane, tuzongera tubeho rero. Haleluya! Haleluya! Imana yacu ishimwe. Niyo mpamvu navugaga ngo mwihangane, kandi nihanganishe imiryango yose iri hano, abantu bose mwaje gutabara, hanyuma mwihangane, ahubwo hirimbanire kugira ngo ijuru rikwemere, kugira ngo abacu twabuze tuzabasange mu bwami bw'Imana. Haleluya! Nzi neza yuko ijuru duhirimbanira tuzaribona. Nagira ngo nkukumbuze ngo nawe ukorera mu ruhe ruhande, uba hehe, uri hehe. Imana ije kugushaka yakubona kugira ngo izagusangisha abera. Byanga bikunda rero urupfu n'irembo tugomba kwinjiramo, tugomba kujyamo uko byagenda kose. Umwigisha watwigishije mu iteraniro rya mbere yabivuzeho y'ukuntu abantu bavuze ati rwose twebwe tuzajya mu ijuru, bararirimba ati rwose tuzaritahamo. Pasiteri yarimo abigisha rero babwira ati rero murumva mushaka kujya mu ijuru? Yego twese ijuru tuzarijyamo. Hanyuma ushaka gupfa ninde? Tumva nawe ibyo pasiteri azanye. Murashaka kuzajya mu ijuru? Yego. Bose bamanika ibiganza. Hanyuma ushaka gupfa ati ntawe. None se muzajya mu ijuru munyuze? Oya, muzajya mu ijuru muciye. Imana itugirira neza. Ntabwo urupfu twebwe turutinya kubera ko n'irembo, ahubwo dutinya icyaha, kuko icyaha nicyo kizana urupfu. Imana yacu itugirire neza cyane. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Ariko nagira ngo nkwibutse ngo muri iyi minsi urimo urakorera hehe kugira ngo Imana ikwemere. Ibyaha nibyo bitera urupfu. Nzi neza yuko abacu twabuze tuzongera tukababona, n'uyu mwana wacu tuzongera tumubone. Yesu natugirire neza. Reka nsabe pasiteri Nkubihinda asenga Imana kubwira ijambo ry'Imana. Nagira ngo mwese imitima iri hano mutuze muhumure, kuko ibyacu
n'abacu twabuze tuzongera tukabibona nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima Yesu abamugisha. Imana ishobora byose kandi ireba hose, ifite byose, yumva byose. Turagushimiye muri uyu mugoroba kuko wateguye iteraniro ringana gutya kandi ryiza ryabera izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twumvishe rero ijambo ryawe, reka iri jambo ryawe rikomeze rikora umurimo waryo mu mitima yacu, ritubere umuyoboro mwiza. Kandi ikindi dusabye imbaraga kuri aba bantu babuze umwana wabo, ubahereze imbaraga zo gukomeza iri jambo kugira ngo rikomeze ribatere ibyiringiro byo kuzamubona natwe tuzamurebe. Urakoze rero, hereza mushumba umugisha igihe nk'iki ntakabura ijambo ryo kuvuga mu iteraniro nk'iri. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amina. Yesu nashimwe. Amen, amen. Seko mutavuga nabarambira, ntabwo nabarambiye umwanzi bihe n'amasaha, kandi ndabizi ko amasaha akuze, harabaraye hano, harababyukiye hano, ariko isaha tugeze manyamukuru ni yuko tugiye guhaguka twese twerekeza ku irimbi. Hanyuma turajya turimbana indirimbo ya 218 ivuga kubana na Yesu mu ijuru biterekeye umunezero. Siko bimeze? Abayezi muramfasha, hanyuma twerekeze hehe? Ku irimbi. Ubwo rero muri make tugiye guhaguruka, hanyuma inzira turakomeza umuhanda gutya, sio uyu muhanda ugerayo tugiye nawe ni umuhanda uyu, turakomeza turacana imbere hano imbere niho heza. Ubwo rero nakabaye mwahaguruka rero ukajya mu gikorwa nyakurikira tuzanye cyo kujya guherekeza umwana, hanyuma ni kwa mutagatifu